Bibiliya zacu hanyuma tuganire. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro, gitabo cya mbere cya Mose, ibice 39. Gitabo cya mbere cya Mose cy'Itangiriro ni ibice 39 ku murongo waho wa 11. Reka twihute tuhagere twese. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 39 umurongo waho wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Reka dusubiremo. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Reka twongere dusome no mu gitabo cy'Abaheburayo. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 ku murongo waho wa 16. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo waho wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni so kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Imana iduhana umugisha. Ijambo nagendereye cyane ni rivuga ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni so kwitwa Imana yabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tuganire mu kanya Imana iduhaye ko kuganira iri jambo. Twasomye ijambo ry'Imana ngo yinjira mu nzu gukora umurimo we, nta bandi bagabo bahari. Uyu nguyu ninde? Byari byagenze bite? Uyu ni umusore witwa Yosefu, ukomoka ku mugabo witwa Yakobo, yabyaranye na Rasheli. Bibiliya itubwira yuko uyu muhungu se yamukundaga cyane, yaramukundaga pe, kugeza ku rwego n'abo bavukana babibonye. Bibiliya itwereka yuko ikintu yamukundiraga cya mbere nuko yajyaga amuzanira amakuru, akamubwira ati dore bene data, dore ibyo biriwemo, akamubwira amakuru. Icyo ngicyo kigatuma mukunda cyane. Akabwira se ibibi abavandimwe be babaga bakora, akababwira ati twagiye runaka, hanyuma abavandimwe banjye bakoze ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Akagenda akabivuga, akavuga ati ariko njyewe ntago narindi kumwe nabo. Ikindi kintu yamukundiraga ngo nuko yamubyaye ashaje mu zabukuru. Ikindi yamukundiraga yuko yamubyaye ku mugore yakundaga cyane witwaga Rasheli. Icyo kintu akakimukundira cyane. Ikindi kintu yajyaga amukundira, bajyaga baganira, akamubwira ibyo abandi batajyaga bamubwira. Icyo kintu kigatuma amukunda cyane. Hanyuma Yakobo ngo akazaza agenda akamudodeshereza ikanzu, akamukunda ngo bakuru be bakabireba, bakarushaho kugenda bagira ishyari, bakagenda bagira ishyari. Uyu mwana w'umusore nkunda cyane, uyu mwana w'umusore nkunda cyane, kandi nawe umukunde. Haleluya, haleluya. Yajyaga aganira n'Imana, yajyaga agira amakuru abandi badafite. Umunsi umwe abwira abakuru, barababwira ni ukuri, narose inzozi twari turi mu mirima duhambira imiba, ariko mu gihe twayishingaga imiba yanyu yikubise imbere y'uwanjye, uwanjye usigara wemye. Baramubwira ngo wa muhungu we, urashaka kuvuga iki? Urashaka kuvuga yuko uzaba umutware wacu?
ikindi gihe birababaza cyane ngubwo ngo bari bicaye arababwira ati bya bintu byongeye biragaruka. Icyo njya nkundira Imana yacu ijya yongera ikagaruka ku bantu bayo. Ijya igaruka. Oh, haleluya. Haleluya. Ijya igaruka ku bantu bayo. Aravati na karumuna kabo karahingutse, baravuga bati noneho turaza kureba iby'inzozi. Umva kwa rota uyu munsi dacurwa kibera ntagiza kumudukura mu maboko, bakora inama. Ariko Uwiteka iyo nama ntabwo yarayishyigikiye, nta nubwo yarayirimo. Haleluya, haleluya. Inama barayikora, ariko Imana yo ntabwo yari iri muri iyo nama. Icyo njya nkundira iyi Mana ni umutungo wimukanwa, yikomera amashyi. Ntabwo yari yayisize kwa Yakobo, ahubwo iyo Mana bari bari kumwe. Iyo Mana barahagurukanye, bakimara kukabona bacura umugambi, baravuga bati noneho turakarangiza. Ariko Imana yari ihari. Baravuga ngo turaza kureba iby'inzozi ze. Haleluya, haleluya. Nagira ngo ubwire ngo bagiye baca ibico, bagiye batega imitego, ariko nagira ngo ubwire ngo turi mu aya masengesho ndagutangariza ko Imana yacu yahabaye. Haleluya. Ushaka kutabyumva neza, ariko Imana yacu yarahabaye. Si rimwe ndetse si kabiri, igenda itugoboka, igenda itwiyereka. Reka tuyikure ubwatsi nanone kandi. Karahinguka, hafi ngo hari icyobo babikamo amazi, kuko mu burasirazuba bwo hagati hajya haba ibihe by'ubutayu no kubura amazi. bajyaga bacukura ibyobo bibika amazi mu gihe amazi yabaga yabonetse y'imvura kugira ngo biyafate. Icyo gihe rero habaga hari ibyobo, ariko uwo munsi icyo cyobo nta mazi yari akirimo, cyari kirimo ubusa. Baravuga bati noneho turaza kureba imudukura mu maboko. Ngo nuko baramufata bamushyira mu cyobo, kandi bamukuramo n'ikanzu. Ariko Robeni niwe wari wabigizemo uruhare, arababwira ati uyu nguyu ni akara kacu, twe kumuhwanya, Imana itazatubara aya maraso, reka tumushyiremo ahangaha dutegereze ko azipfisha. Hafi aha bagenda bavuga bati nta bicuruzwa biraha, Imana igishaka indi nzira, Imana igica iyindi nzira. Abantu batazi Imana igikora ibintu, abantu batazi Imana. Haleluya. Ngo baba barahingutse, ngo nuko barababwira bati hano hari umuntu ugurishwa. Baraganira bati uyu muntu ukagiye gupfa, nta kintu tumuriyeho, ubundi mwaretse tukareba akantu tumufataho, naho ni inzira z'Imana. Haleluya. Ongera uyikomere amashyi. Waba wicaye ahangaha wibaza ngo Imana izaca he, wibaza ngo Imana izahinguka he, ariko Imana yifitiye inzira. Nanjye ndayubashye, nta hantu umuntu kure yagera Imana itakura umuntu. Oh haleluya. Yewe nta mubabaro Imana itakuramo umuntu. Yewe nagira ngo utangarize ngo nta hantu Imana itavana umuntu. Baravuga bati dukwiye kukajyamo amafaranga, kuko n'ubundi kugira ngo ugapfira ahangaha nta kintu tukariyeho, reka tukagurisha.
mu kanya gato bati imari irahari. Amaboko yamujyanyemo niyo yongeye kumuzamura. Haleluya. Amaboko yamumanuye niyo yongeye kugenda amuzamura. Uko bamuzamura Yosefu akavuga ngo koko ubwo bigenze uku nguku Imana hari ikirimo kugenda ikora. Ndimo ndabona ibimenyetso yuko ntagipfuye. Torero, hari ibimenyetso ubwo tugihumeka, ubwo tukiri kumwe n'iyi Mana, ubwo twaje mu rusengero tukaba kuva saa 3 twirirwanye n'iyi Mana. Oh haleluya. Iyi Mana izaturengera. Barakazamura bati imari irahari. Nuko abamidiyane bati nimukazane. Bakagura ibice 20 by'ifeza. Muzi ko umwami wacu yaguzwe 30. Ngo nuko barakajyana. Baravuga bati birarangiye. Hehe n'ubuhanuzi. Dore nagenda azagwe ku gasi. Naho Imana irimo iragenda ica inzira. Barakajyana. Ariko ndatekereza nti uyu mwana yarimo agenda atekereza iki? Umuntu wabwiye abantu ko azaba umwami, umuntu wabwiye abantu ko azayobora abantu. Ariko nagira ngo mbabwire ngo mu bintu bisa nkaho bidafatika, bisa nkaho bitagaragara, aho ngaho niho inzira z'Imana zigaragarira. Aho ngaho niho Imana yitamururira ibyo ngibyo bisa nkaho bidafatika. Uhereye kera kose Imana yagiriye ikirisha Abisiraheli ibintu bigaragara nkaho bidafatika. Yagiye ibwira Abisiraheli ngo nimwireme inteko, ngo muririmbe muraza kunesha urugamba. Yagiye ibwira Abisiraheli ngo nimuzane muri n'ibibindi ngo muraza gutsinda. Imana ntago izana intwaro ziremere, izana ibintu bisa nkaho bidafatika. Niho gukira kwacu kujya guturuka. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ongera yikurira ubwatsi. Imana nayo iba yahagurutse ijya kwa Potifari. Umugore abwira umugabo, yewe mutware wanjye, ndabona dukeneye umukozi. Ntago zari impamvu zabo, ahubwo zari impamvu z'Imana. Imana yashaka kumugeza mu bakomeye. Oh haleluya. Imana ibitangiye gukora umurimo wayo. Ndabona hakeneye umukozi. Nuko Potifari amubwira ati madamu, tuzamuke tujye ku isoko, tujye guhaha umukozi wo mu rugo. Nuko bagera mu isoko, hari harimo abantu benshi, ariko hari uw'Imana yashakaga. Oh haleluya. Nagira ngo mbabwire ngo mw'iri teraniro hari umuntu Imana ishaka. Hari umuntu Imana ishaka. Ubwo Gahogo yaje, Betani ikaba yaje, abashumba bakaba baje, hari umuntu Imana ishaka. Hari umuntu Imana ishaka mw'iri teraniro. Hari umuntu ishaka. Nuko barazamuka bagera ku isoko, bakagenda bareba. Kandi iyo umuntu agiye guhaha agenda kanda kugira ngo yumve n'umuntu uzakora imirimo ufite n'imbaraga. Ariko bageze kwa kakana barakareba, baravuga ngo nubwo nta mbaraga gafite, ariko akakana kagira imico myiza, reka tukajyane tuzajye kukarera. Naho ni imigambi y'Imana. Haleluya. Haleluya. Aragenda agera kwa Potifari. Ageze kwa Potifari, ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kumubaho. Ikintu cyose akozeho kikaba cyiza. Potifari aravuga ngo mbonye umuheburayo, mbonye umuheburayo, nkweguriye ibintu byose biyobore. Mbonye umuheburayo, ni wowe wari warabuze. Haleluya. Iri jambo ndigezeho mpita nibuka umuntu amakazi. Umuntu yampaye akazi, ndagenda umunsi wa mbere iminsi 3 ndacuruza iduka ibintu bishiramo. Arandeba mu maso araseka. Ndamubwira nti boss kusetse. Arambwira ngo suko nari narabuze abakozi, nari narabuze umuntu Imana yambwiye. Haleluya. Haleluya. Arambwira ngo
nari narabuze umuntu Imana yajyaga imbwira, nari naramubuze. Harambwira atakira iduka riyobore, njye nigiriye mu kandi kazi ndigendeye, sinshaka kuhatinda. Riyobore nigiriye mu kandi kazi, kandi mu buzima bwanjye ntari natunga n'ibihumbi 50, ngiye kuyobora miliyoni nka 30. Iyo mbyibutse numva narira. Harambwira ngo kandi ngwino ngiye kukwereka i Kigali, nkwereka ahantu uzaza ujya kurangurira, kuko nabonye ari wowe na Imana yajyaga imbwira. Akora ku bintu byose, abona bigenze neza, agenda abikoraho. Aravuga ati kabisa nkweguriye ibintu byose biyobore. Arabiyobora. Hanyuma hariya twasomye uko atangiye kuyobora ibyo bintu no kugirirwa icyizere, muka Potifari nawe akazaza amukubita akajisho. Si rimwe si kabiri yagiye amwinginga, akamuhendahenda ati turyamane, ariko uyu musore ndamukunda cyane. Haleluya. Aramubwira ngo njyewe uko ndeba ndi umuheburayo, ubu ndi umuheburayo, muri njyewe ndubakitse, nubwo ndeba inyuma ariko imbere ntago ari njyewe uri mureba, urandebera inyuma ariko muri njyewe harimo ibindi bintu. Muri njyewe harimo ubundi butunzi, ntapfa kugurana ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Aravuga ati njyewe ndubakitse kandi ndi umuheburayo. Haramwinginga bwa kabiri, haramubwira ati reka nkubwize ukuri wa mugore we, njyewe papa yitwa Yakobo. Yakobo yubashye Imana yacu ya Isiraheli, kandi yitwa Isiraheli Yakobo. Data yitwa Yakobo, kandi sogokuruza wacu yitwa Isaka, kandi sogokuruza wundi yitwa Aburahamu. Haleluya. Najya nkubwire ngo usibye no kunyinginga, hari ibintu nose mu mashereka. Mama yitwa Rebeka. Mbega iwacu, nkubwire umuryango w'iwacu twubaha iyo Mana turayemera. Usibye nubwo wama ibiguzi, nubwo ndi umucakara, ariko iyo Mana turayemera. Twaba dukenye, twaba turi mu ntambara, twaba twenda gupfa, twaba twambaye, twaba tutambaye, twaba tutariye, nta kintu cyaturutira iyo Mana. No kuba tugihumeka niyo Mana. Iyo Mana yavuganye na sogokuruza Aburahamu, yagendanye nayo, ntabwo yageze imusiga. Iyo Mana yabanye na Isaka, kandi Isaka yabonetse mu bitangaza by'Imana. Iyo Mana yabanye na Yakobo bashatse kumuriganya kenshi, Imana yacu yarahabaye. Wongera yikomera amashyi. Arabimubwira, aramubwira ngo iyo Mana ntago nayitesha agaciro, shyize ku munzani sanga iyo Mana ari ikwiriye icyubahiro. Aramubwira ati wa mugore we, iwacu twubaha iyo Mana, turayubaha, iwacu turayubaha. Ikindi ndubakitse, nduzuye. Imana irabireba, iravuga ngo wa musore we, ukoze ibintu byananiye abantu benshi, wa musore we, ubikoze ahantu hiherereye, ariko njyewe ndi Uwiteka, njyewe ninza kukureba nzabishyira ku karubanda. Ukoze ibintu byananiye abantu, njyewe ninza kukwirebera rata mwana wanjye, nzabishyira ku karubanda. Abantu benshi bazamenya ko wabanye nanjye, abantu benshi bazamenya ko wanyubashye, abantu benshi bazamenya ko womatanye nanjye. Igihe kirageze abomatanye n'iyi Mana ibasobanure, igihe kirageze abagumanye nayo
haleluya. Igihe kirageze abagumanye n'iyi Mana ibagirire neza. Kandi nkubwire yuko ibyo Yosefu yahuye nabyo ari byo n'ubwoko bw'Imana bwahuye nabyo. Bagiye mu gihugu cya Egiputa babukomera amashyi, timurakaza neza abo kwa Yosefu. Kandi ikindi gihe kiragera baba ari bo babagerageza, barabagerageza barabababaza. Kandi ikindi gihe kiragera bataha bagenda baririmba. Haleluya, haleluya. Bamaze kubaka izahabu zose bagenda bataha baririmba. Kandi umwami wacu Yesu Kristo nawe ibyo bihe yabinyuzemo, yagiye akiza abarwayi, yagiye bakavuga ngo haleluya haleluya, hoziyana hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, bamushyira hejuru. Ikindi gihe kiragera baramuvuma bati nabambwe, yiyise umwami w'Abayuda, baramushinyagurira. Kandi ikindi gihe kiragera azukana icyubahiro. Mukomera amashyi. Yambara ubwiza, yambara icyubahiro, yicara iburyo bw'Imana Data. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu muhungu bigeraho ubwo ashaka gufatwa ku ngufu. Ni hariya twasomye, yiyambura ishati arirukanka. Uyu mugore ni umugore utangaje cyane. Namwitegereje mu ijambo ry'Imana, sanga afite ubujyajya bukomeye. Asigarana ishati, ayisigarana mu ntoki, hararira, atera ijwi hejuru, ahamagara abandi bagabo bari basohotse, arababwira ati dore wa muntu twiguriye w'Umuheburayo, ati dore yashatse kunyiyegereza, ntabarisha ijwi rirenga, nimuntabare nimuntabare. Akazaza azamura ishati akarira ati dore n'ikimenyetso ngiki. Uje wese yabona ishati bati iyi shati ni iya Yosefu, bati uyu nguyu akwiriye no gupfa. Ariko Imana ikabira aho ngaho ibireba, ikavuga ngo mwana wanjye, ibintu wakoze atari abantu njyewe nzabishyira ku karubanda. Komera 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 komera. Kuki abanyamahanga bavuga bati, kuki abasenga aribo bagira ibibazo, kuki abakuba aribo bagira ibibazo? Ariko ndakubwiye ngo komera. Imana ijya ibibona, Imana yacu ijya ibireba. Komera komera. Ngo hanyuma ngo Potifari yari yaragiye mu rugendo, ngo nuko ngo aje nk'ejo bundi umugore yegura ishati, ararira ati mutware mutware, ati twarapfuye dore umuntu twiguriye. Ararira, amarira arashoka. Ikimenyetso, ikinyoma gifite ikimenyetso kiragaragara. Potifari abirebye nawe aravuga ati uyu muntu nubwo namukundaga ariko yakoze amahano. Ariko Imana yacu yari ihari. Haleluya, haleluya, haleluya. Murakatiza muri ibiganza. Imana yacu yari ihari. Ngo nuko Potifari amuhirikira mu nzu y'imbohe, naho ntazi ko arimo amugeza kwa Farawo. Iyo nzu y'imbohe ngo nuko kandi nayo ayigiramo umugisha mwinshi. Ngo hanyuma ngo abe umuyobozi. Najya nkubwira ngo nubwo Imana ibiri mugenda igucura, icura umuntu w'Imana, ariko imusigira akantu kagaserume gakeya gatuma atarangira. Haleluya, haleluya. Imusigira akantu gatuma atarangira, kugira ngo ejo iyi Mana azayivuge neza, ongera uyihereze icyubahiro. Ngo muri iyo minsi abantu barahemuka kwa Potifari, abagabo babiri b'abakozi kwa Potifari. Ngo nuko bamaze guhemuka,
ngo barinjira mu nzu y'imbohe barabafunga, ngo ariko ngo ijoro rimwe ngo baza kurota, bararota ngo umuhereza wa vino ngo nukabwira mugenzi we ati narose nabonye inzabibu zirabya havamo utubuto, mbona inzabibu zirabonetse, mbona mfashe ikirahure ndakamuye, ngo nuko nongera guhereza Farawo. Undi nawe ati nanjye narose mfite imitsima nyikoreye mu kibo, ariko ngiye ko nabona ibisiga bije bifatira ku mutwe wanjye iyo mitsima. Ati byanyobeye, ngo nuko Yosefu abatega amatwi arabegera, abwira uwa mbere ati nawe sobanurira, azimusubiriramo aramubwira ngo nukuri umva uko Uwiteka avuze, mu minsi 3 yonyine ugiye gusubira kwa Farawo wongera umuhereze, kandi nugerayo uzanyibuke. Nagira ngo nkubwire ngo iyi Mana yacu itakurengeye nta mwana w'umuntu wakurengera. Iyo ngiyo twaje gushaka amaboko niyo igomba kuturengera. Haleluya! Iyi twiriwe imbere niyo igomba kuturengera. Ngo kandi undi yumvise ko bamubwiye ibintu byiza aravuga ngo nanjye reka mvuge, nawe abisubiramo. Naramubwira ngo mu minsi 3 ugiye gusohoka wakumanike ku giti, ibisiga niho bizakurira. Arababara, kandi uko niko byagenze. Yosefu arakomeza arafungwa, ariko Imana nayo iravuga ngo ngiye gukora bidaciye ku mwana w'umuntu, icyubahiro ni icyanjye, uwanyubashye abantu badahari nanjye ngiye gukora imirimo n'ibitangaza. Haleluya! Iragenda isanga Farawo, iramubwira ngo yewe Farawo rota. Ngo nuko Farawo ararota iryo joro, ngo nuko arota inzozi zikomeye. Agiye kubona ngo abona inka zituruka ngo mu kibaya, ngo arazibona ngo zari 7, ngo arazireba Farawo ngo aranezerwa cyane, ngo akazaza bara ngo imwe, ngo iya 2, iya 3, iya 6, iya 7. Aravuga ngo Egiputa iguwe neza, mbonye inka zimishishe zibyibushye z'amacebe, aranezerwa. Ngo ariko ngo nyuma yazo agiye kubona abona izindi z'umwaku ziraje, ngo yindi y'umwaka igafata iya mbere ikabira yimize, kandi n'ibyibuhe zose zirazijya, kandi zirangira zitabyibushye. Farawo ngo arababara, ngo nuko aribambura, ngo yibaza ibimubayeho, agira ubwoba biramuyobera. Yongeye gatoya nanone arota amasaka meza cyane, ngo nuko agiye kubona andi imishishi mabi, ngo nayarazamira yayandi abona, kandi ngo nta gihindutse. Arababara cyane, aravuga ngo byanze bikunze ibi bintu biranyubeye. Ahamagara abanyabwenge, aragenda arahamagara, muze musobanura ibi bintu. Ngo nuko bose ngo birabananira, ngo ariko ngo wa wundi ngo aribuka ngo databusha, ngo igihe waduhanaga twabonye umuntu. Haleluya! Mwiri teraniro Imana irashaka umuntu. Yesu ashimwe cyane. Cyama mwiri teraniro hakaza kuboneka umuntu Imana ishaka. Haleluya! Cyagiye nuko baravuga ngo bagende bamuzane, ngo nuko ngo bakijyayo, ngo nuko ngo Yosefu agiye kubona, abona protokole ziratangiye, abona baraje baramufashe, abona bagiye kumwuhagira. Yosefu aravuga ngo ibi ntago ari gusa, hari ikintu kigiye kuba. Kera na kose abantu b'Imana bajyaga bumva kariri, bajyaga bumva impinduka, kandi umwe y'amasengesho turimo hari impinduka. Abona baramukarabije, aravuga ngo byanze bikunze iyi Mana iraje. Nagira nkubwire ngo byanze bikunze iyi Mana iraje. Aravuga ngo iraje. Agiye kubona bazanye umwenda wera mwiza, abona baramwambitse. Aravuga ati ibi bintu nyamara hari ikigiye kuba. Haleluya! Aravuga ngo ibi byose ntago bajyaga babinkorera. Arangije baramubwira bati nyakuba wakwicara neza tukakogosha. Aravuga ngo nyamara. Haleluya! Nyamara hari ikigiye kuba. Ubwo Imana iduteguriye umunsi nk'uyu nguyu w'amasengesho, hari ikigiye kuba. Ubwo Imana ituzanye tukirirwa ahangaha dusenga, hari ikigiye kuba. Ariko arangije ngo amenye ubwenge uko bamwogosha,
akazaza ngo afata wa musatsi akawubika akavuga ngo ibi ngibi bizaba ibihamya. Haleluya, haleluya. Yemwe abubaha Uwiteka mwe, hari ibyo byose bitaguca intege, bizaba ibihamya, bizaba ibihamya. Haravuga ngo ibi ngibi bizajya binyibutsa inzira Uwiteka yancishijemo. Ngo nuko mu kanya gato aragenda bisobanura, baravuga bati tuzakura hehe umuntu? Iyi si ikeneye umuntu, kuko iyi si irimo irahura n'ibintu biyitungura byinshi, ikeneye abantu. Haleluya, bari mu mwuka w'Imana kugira ngo babashe guhangura ibyananiranye birimo kugenda bitungura isi. Haleluya. Twasomye irindi jambo rivuga ngo nicyo gituma Imana itazakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko aba bantu bubakanye amateka n'Imana. Haleluya, haleluya. Igihe twasengaga tuzamura amasengesho, Imana nayo yavugaga ngo nicyo gituma ntazakorwa n'isoni yuko nakwitwa Imana y'abariya abantu biriwe imbere yanjye barimo bansenga. Iyo amasengesho azamutse imbere y'Imana, Imana iravuga ngo uwo nindi uyubaha agakora ibyo gukiranuka, ngo ibyo biyitera umunezero. Ikavuga ngo iyo umuntu avuze ngo data wa twese, uyubaha uyikiranukira, ngo ibyo ntago biyikoze isoni, ahubwo biyitera icyubahiro. Muhaguruke dufata akanya twongere dusenge. Bene abo bantu, bene abo bantu, bene abo bantu, bene abo bantu bagiye bubakana n'Imana yacu ibintu by'amateka, ntago bijya biyitera isoni yuko yakwitwa Imana yabo. Iyo bayihamagaye ibumva vuba. Bene abo bantu, bene abo bantu, bene abo bantu ntago igiterwa n'isoni yuko yakwitwa Imana yabo. Natwe uyu mugoroba turaza kubwira Imana yacu. Haleluya. Ubwo twayigiriyeho umugisha, ubwo tumaze kumenya ko bitayitera isoni yuko yakwitwa Imana yacu, turaza kuyihamagara. Kandi iyi Mana turayemera. Iyi Mana yacu dukurikije inzira yatunyujijemo, haleluya, twagiye tubona amaboko yayo. Reka dusenge iyi Mana.
Gahogo ibitambuka ndababwira icyo gukora tambuka kuri stage izombwira itiruhuka urane uwo munsi zishima we zishima uko zamurika uyu murimo Imana dataye itambwira itiruhuka urane munsi zishima haleluya zishima ubwo zamurika murimo Imana data izambwira itiruka uranesheje murakoze cyane haleluya n'abaciriye isiri ntibabibona ndi kubabwira ngo mutangire Yesu ashimwe ariko ndagira ngo murarimba iyo ndirimo muyikurikire ndayibatuye haleluya haleluya ndayibatuye iyo ndirimbo Yesu ashimwe Ukugirirwa neza n'Imana ahubwo wishire mu isi y'umwuka urebe urwo rugamba ari kurwana umere nk'utembera nk'ugendagenda nk'ugendana nawe mu gashyamba k'Igetsemane naho yari ari